Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri. Karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana, Abacamanza igice cya 15 umurongo wa 14 kugera ku wa 20. Haravuga ngo ageze i Lehi Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Nuko abonye igufwa ry'umusaya w'indogobe ararisingira aryicisha abantu 1000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe, ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicishije abantu 1000. Nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu hitwa Ramatilehi. Agwa umwuma cyane, atakambira Uwiteka, aramubwira ati, wadukirishije amaboko, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica, ngwe mu maboko y'abatakebwe. Ariko Imana ifukura iriba i Lehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Eni Hakora, hari Lehi na bugingo n'ubu. Nuko amara imyaka 20 mu gihe cy'Abafilisitiya, ari umucamanza w'Abisiraheli. Uyu ni Samusoni. Iyo uhereye ku gice cya 10 nako muri gice cya 15 ugahera ku murongo wa mbere, ubona ko Samusoni yaboshywe n'abavandimwe be. Ni inkuru ndende, bari baramuhemukiye, maze kumuhemukira nawe arabishyura. Abishyuye rero aragenda agigira kwihisha muri bene wabo, cyangwa se aho yagombaga kujya kwihisha muri kiriya gitare. Hanyuma bene wabo na Samusoni niwe bamukuyemo, kuko Abafilisitiya bari babateye cyangwa se babahagurukiye kubera ibyo Samusoni yari yabakoreye. Hanyuma kandi Samusoni we yabikoze abibishyura ubugome bari bamugiriye. Hanyuma Samusoni yihicariye, bene wabo baravuga bati, ngwino ujye gupfa ibyo wakoze. Nuko banga kumurwanirira. Hanyuma Samusoni baramuhambira, bamushyira Abafilisitiya nyine ngo bamugenze uko bashaka. Ariko icyo nkundira ku murongo wa 14 hano, ngo Abafilisitiya bamusanganiza urusaku rwinshi. Bari bishimye nyine ko bamubonye, ko noneho bagiye kumugira uko bashaka. Icyo nakunze, ngo maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka imigwegwe ishiririye. Haleluya! Icyambe cy'igitondo, ngo imigozi yose bene wanyu baguhambirije, bene wanyu, bene wacu. Ahangaha ni bene wabo na Samusoni bari bamutanze, bamushyiriye Abafilisitiya. Hari abadutanze mu Bafilisitiya, hari abadutanzeyo, batanga amazina yacu, batanga ibyacu, kugira ngo baraduhambira barakatujyana. Ariko icyo nkundira umwuka wera w'Imana, yaje guca bene iyo migozi imeze gutyo. Yaje guca bene ibyo bintu. Wisengera iki gitondo, ubwira umwuka wera w'Imana ngo mbohora aho bene wacu b'Abafilisitiya bantanze, aho bene wacu twasenganye bantanze. Ayiwe, bari dutabare mu masengesho mabaho bagutanze. Imana igukureyo, Imana idukureyo. Hari abantu batwaturaho ibintu bibi, bakaba bagutanze mu maboko y'abadayimoni, mu maboko ya Satani, mu maboko y'ibitavuga Imana, kaba guhagurukirije urubanza. Iyo migozi yose umwuka wera w'Imana ayitwike. Haleluya! Ngiruka nk'imigwegwe ishiririye. Ni ukuvuga ngo umwuka wera w'Imana hari ibyo ari butwike. Ngo umwuka wera w'Imana muzayo, cyangwa ngo umwuka wera w'Imana atwuzure w'umuriro, atwika ashiririze buri migozi yose bari baraduhambirije. Haleluya! Umugozi wose w'umuvumo, umugozi w'icyangiro, buri mugozi wose, inkozi z'ibibi,
buri mufilisitiya wese, bene wacu, iby'abakorege twakoranye, iby'aho twize batuzirikishije, mana idutabare, ibyo byose bitwikwe n'umwuka wera w'Imana. Uyu mwuka wera w'Imana wakoze ku bwa Samusoni aracyakorana n'ubu mu gihe cyacu, aracyakora mu buzima bwacu. Nuko ngo Samusoni imigozi yari imuhambiriye imaze gushya, biradohoka bimuva ku maboko. Amaboko yacu aho yari ahambiriye, imigozi yose yari ihambiriye iveho. Icyo bayishyizeho cyose, kibe amapingu, kibe imigozi, kibe imigwegwe, kibe iminyururu, kiveho mu izina rya Yesu Kristo. Gishye gikongoke, nukabona igufa ry'umusaya. Iyi migozi tuvuyeho, tubona ibyo turwanisha. Ko ntiwarwana wambaye iminyururu, ntiwarwana amaboko ahambiriye, ntibikunda. Ariko iyo tubohotse, turahaguruka tukarwana, ndetse tukarwanira na bene wacu. Turahaguruka tugakora, ndetse tugasohoza icyo Imana yaturemeye uko twabohotse. Twaba ukiboshye ugakora iki, amaboko aboshye ntibikunda, ntabwo twabasha kubikora. Ndashimira Imana dutekerejeho muri iki cyumweru kugira ngo itubohore buri migozi yose Abafilisitiya ko bene wacu baduhambirije bakadushyira ngo badushyire Abafilisitiya. Bene wacu bagikora ibicaniro kugira ngo badufatireho mpiri. Ibyo byose bishye bikongo ku mwuka wera w'Imana, abitwike bikongoke. Haleluya. Umwami ahimbazwe, umwami ashimwe. ngo nuko abona igufa aho ngaho. Imana itwereke ibyo turwanisha, Imana iduhumura amaso tubone ibyacu, noneho tugire orudere mu buzima, duhagarare twembi. Imana idufungura amaso, haleluya, kugira ngo turusheho kumenya intambara turwana nawe n'abo turi kumwe, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. ngo nuko Samusoni aravuga ngo erega umusaya w'indogobe unyiciye ibirundo. Umwami ashimwe. Iyo wabohotse imigozi urasenga bigakunda, ariko ukiboshye hari aho bidakunda n'ukuri, bigasaba ko hari abakwingingira nk'abandi bingingiye Petero muri gereza. Haleluya. Umwami ahimbazwe. Ku murongo wa 18 ngo agumwuma cyane atakambira Uwiteka. Fungura umunwa usenge, byuka usenge, haguruka usenge. Ni igihe cyo gusenga. Abwira Imana, abanza kuvuga Imana imirimo y'Imana ibyo yakoze, arangije abwira Imana ikibazo. Ibuka amashimwe y'iby'Imana yakoze, ibuka aho yadukuye naho itugejeje. Nurangiza uyibwira ati ariko papa hasigaye iki, ariko data nubwo wambohoye hari ahangaha n'aha. Ngo Imana imufukurire iriba, Imana igusubize, Imana igufukurire iriba nk'uko yarifukuriye Samusoni, nanjye kandi rimfukurire. Imana igukuraho buri migozi yose bene wanyu bagusizeho, hanyuma ikugirira ubuntu. Imana ihimbazwe, Imana yubahwe. ngo nukamara imyaka 20 mu gihe cy'Abafilisitiya hari umucamanza w'Abisiraheli. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yabohotse, imigozi imuvuyeho, iminyururu imuvuyeho, amapingu yamuvuyeho, nka kuno kwa Samusoni amaze kubohoka kandi agahora mu byamuteraga byose bigashiraho, nyine bikarangira, yagiye nawe ajya muri aferi ze azirangije, kandi ntiyibagiwe ko Imana yamutoye ngo ayobore. Iyo wavuyeho imigozi, wicarana n'ibikomangoma, wicarana n'abakomeye. Amara imyaka 20 mu gihe cy'Abafilisitiya ari umucamanza w'Abisiraheli. Turakomera iyo imigozi yatuvuyeho, turakomera iyo iminyururu yacitse, turakomera. Hari indi ntebe twicaraho y'icyubahiro, Imana ikatwubahisha. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndagushimiye Mwami, ndaguhimbaje Mana,
ndaguhimbaje iki cyumweru ugumye kutubohora mwami. Uyu munsi naguhagurutse kutubohora mwami. Imigozi, iminyururu, ingufura, amapinga, ikintu cyose bene wacu bari baratubohesheje kugira ngo batushyire abafilisiti, ibyo bari baratubohesheje kugira ngo batujyane ku bicaniro byabo, ibyo byose ibyo bari baratubohesheje kugira ngo batujyane mu byo bakora, mu izina rya Yesu, ibyo bari barabohesheje kugira ngo mwami batubohe, badufate ntagire ikindi kintu tugeraho, ntagire urundi rwego tugeraho, ibyo byose bipfe bikongoke. Haleluya, haleluya. Uwiteka we himbazwa, Uwiteka we amamara, Uwiteka we singizwa, Uwiteka we niwubahwe, Uwiteka we niwe Mana yacu, niwe Mana yacu, nta yindi Mana ihwanye nawe. Ni wowe wumva gusenga, ni wowe usubiza ibyo dusabwa mu buzima bwacu mwami. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Urakoze Yesu kukikurera, uragahinda Yesu, Yesu. Urakoze Papa, urakoze itari cy'amahanga. Izina ryawe niryubahwe. Shimwa, uyu munsi ndasenze ngo uganze, utubohore ikibi cyose. Wa munsi we, mu izina rya Yesu ngusutsemo amaraso ya Yesu. Yesu ubohora, agakiza ibibi, agakiza imvune zo mu mutima, akadukuraho iminyururu yose, imigozi yose bene wacu bari baratuzirikishije, ibyo byose akabidukuraho uyu munsi kwa turi bazima. Yesu, shima mwami. Urakoze Yesu, icyubahiro kibi cyawe none ibihe bidashira. Amen, amen, amen. Shalom, munsi mwiza. Uwiteka ababohore buri mugozi yose, umwuka w'Imana yitwike, ishyikongoke.